Muraho neza, nongeye kubasuhuza. Iyi ni gahunda y'amigisho nk'uko bisanzwe muri Asayuwa ya Nyarugenge. Tugeze ku cyigisho cya 11 kivuga ngo kubana na Kristo. Icyo kwibukwa kiravuga ngo ariko ibigeretse kuri ibyo mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Biboneka mu Bakolosayi 3:14. Mbere y'uko tujya ku ngingo ku wa gatatu yitwa kugirwa bashya mu bwenge, twicishe bugufi dusenge. Data mwiza, Imana idukunda, ushimwe ko ugiye kubana natwe, kwereka ingingo tugiye kwiga, udusobanurire kandi ujye kunguka ubwenge buruseho mu izina rya Yesu. Ingingo yo ku wa gatatu y'iki cyigisho iravuga ngo kugirwa bashya mu bwenge. Iki cyigisho muri rusange gishingiye mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 6 kugera ku wa 11. Tugiye gusoma amagambo ari mu Bakolosayi igice cya 3 guhera ku murongo wa 5, turarushaho gusobanukirwa kugera ku murongo wa 11, bahita dusanga mbese kugirwa bashya mu bwenge. Ahangaha Pawulo yashakaga kutubwira iki? Abakolosayi 3 ku murongo wa 5 aravuga ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurizo yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ku murongo wa 6, ibyo ni byo bizanira umujinya w'Imana batumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri ibyo, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomanwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyanye ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Ahangaha muri iki cyigisho umwanditsi acyandika yagereranyije amagambo dukuye muri iki gice cy'Abakolosayi avuga ngo umuntu wa kera aba agomba guhindurwa mushya akava ku byashize agafata ubuzima bushya. Amagambo abanza mu Bakolosayi 3:8 agaragaza impinduka itangaje kandi idasubirwaho yo kuva mu rupfu ukajya mu bugingo. Ngo ariko none ni ukuvuga kubwo mwazuranwe na Kristo kandi mukaba mushaka ibiri hejuru. Imibereho yanyu y'uyu munsi igomba kugaragaza ko itandukanye rwose n'imibereho ya kera. Muri iki cyigisho umwanditsi yongeye kutwereka ko guhindurwa mushya babigereranyije no kwambura umwenda ushaje, ugakuramo wa mwenda ushaje wanduye ukambara umwenda mushyashya. Ahangaha Pawulo yongera kutubwira ngo dusome mu Baroma 6:6 no mu Befeso 2:24 kugeza 24. Ahangaha nabwo baba bari kutwereka ese umuntu wa kera yarangwaga n'iki. Umuntu wa kera aba arangwa n'ingeso mbi, kutumvira, gutukana, kuramya ibigirwamana ndetse n'ibindi. Ariko umuntu mushya arangwa n'imibereho yahindutse, ariyo mibereho ihimbaza Imana. Tugana ku musozo w'iki cyigisho, umwanditsi yaravuze ngo ibyo bigereranyo bisobanura guhinduka ndetse n'umusaruro w'uko guhinduka, aribyo Pawulo yitwa icyaremwe gishya. Ese umuntu ashobora kuba icyaremwe gishya bigenze bite? Ahangaha ni igihe umuntu yasomye ijambo ry'Uwiteka niryo ribishoboza umuntu guhinduka icyaremwe gishya. Ahangaha duhindurwa bashya kugira ngo tugire ubwenge kandi dushushanywe n'ishusho ya Kristo, ariyo shusho y'Imana itagaragara. Iyo tumaze guhindurwa bashya, natwe tugira ishusho ya Kristo, ariyo shusho y'Imana itagaragara. Ni hahandi uba usanga turenga imbibi z'umuco, uturere ndetse n'imiryango, kuko turi abo mu bwami bushya burushijeho gukomera. Mukomeze kugira ibihe byiza, murakoze.